Whoa, yeah. Yang rero dutangire gahunda yatuzanye hano bijyanye no gusana n'amategeko birakenerwa benshi umuryango wa Safari na Beatrice. Nze tubashimira imigwe mwabaherekeje kuko muri abahamya ibyo bero hano. Umuhango wacu ugira ibice bitatu. Bari kubabwira icyo amategeko ategeka abagiye kubana byemewe n'amategeko. Turabwira amategeko yose ariko byinshi turabibabwira. Igice cya kabiri cyane no kumenya ngo imitungo mugiye kuvanga mugiye gucunga ko ari bete afite umutungo bete ko hari uburyo rigena abagiye kubana byemewe n'amategeko uburyo bacunga imitungo yabo. Mu buryo butatu bumwe butubwirwa mwahisemo. Mu gice cya gatatu kaba ari uguhamya amazano yanyu imbere yacu mu rwa benshi tunasoza. Tumaze dushimira abavandimwe n'inshuti mwabaherekeje ino famiye ya Safari na Beatrice kugira ngo baze gukora n'umuhango ukomeye, baze kuva mu cyiciro kimwe bajya mu kindi. Mwari ingaragu murasohoka no mwamaze ku muryango umwe. Rero ko muza hano mu mihango myinshi akwiye mu muryango 20 uwa kabiri ushize ushaka ni ufite sanga afite 20. Rero Safari amaze kumva kuze akeneye gushaka ari imyaka 21 cyangwa se 21 kuzamura nkuko bivuze umisi ukeneye kugira umuryango kujya kurambagiza. Iyo umuntu arambagiza agira ibyo ashingira nabeshya abari hano mwaherekeje mwabikoze mbere natwe twese ntabwo byuka gusa mvuye mu ngiye umuye mu nzira umufata abantu kamenya umuryango we uko abayo ko yitwara kubuti nzashaka wenda umugore w'igikara utari muremure cyane kari inzobe wese amureba Safari sareba Beatrice noneho wenda wize cyangwa uri asagira ibyo atekereza utavuka haratanga ngiye kushaka umunyacyangugu yakari principe wabona umuntu mukundanye umva ameze neza ariko amenya ko avuga cyangwa utaha yabihagarika. Rero uko kumva ko maze gukura ukeneye kugira umuryango ugatanya kurambagiza biri bumwe mu babitegura umuryango muzafanya mu cyegezo cyashya. Rero Safari warakuze wumvise ukuze ujya kurambagiza niba ko uyu se wa mbere baje niwe hari n'abandi babaje izina ariko uza gusanga mu by'ukuri ukubereye uw'Imana kwekezeho ubona wuje ibisabwa hafi 90% cyangwa 100% simbizi usanga ni Beatrice. Hari abandi bagiye baza ko baza rero uko bagenda baza nawe ubutinda nkeneye umugome no cyana gutya igihe kiragera usanga usobanutse ari Safari murabyumvikana. So maze kumvikana rero ko mwashinga umuryango mwashinga urugo mumenyesha imiryango yanyu migari amara kubamenyesha ko mukeneye nuko abije no gusuku basaba amara kubamenyesha ko mwakundanye mushaka gushinga urugo ko n'imiryango ibanza kureba niba nta bisanira mufitanye bya hafi yasanga nta bya hafi akabaho kujya gusabira irembo Safari cyangwa umugabo amara gusaba irembo ukajya gusaba ugatebutsa bakamuguhekera. Ibyo byose byakorewe mu miryango yanyu ntabwo turi hano mu mategeko ariko n'umuco nyarwanda twizera ko byakozwe kandi ibyo hari amategeko rero adusaba ko ukeneye bukozwe bw'Imana ukozwe hagati y'umugabo umwe n'umugore umwe kandi bukaberera aho umwe makino matuye cyangwa se aho azatura byose muri mwese haruteye muri mayange sibyo kandi mwese nkeka ko ntawe ufite undi mugabo byemewe n'amategeko. Harajya bibanira ku bushake akumva ko ari umugore we siko bimeze. Iyo mutasezeranye ntabwo ari umugore we cyangwa se ngo ari umugabo wawe. Kugira ngo ibyo tubimenye nuko tubasaba icyangombwa cy'uko mwafira muri ingara. Ibyo twarabibonye ndetse iteko rinatubwira ko dusezeranye abantu bujuje imyaka 21. Kabatse attestation de naissance turazibona abyo n'ibinahagije tunabaranga iminsi 20. Hari impamvu yo kubaranga kugira ngo ari attestation ushobora kwibona mu buryo bw'amavuye
n'amaguye murabyumva cyangwa se bagakuza imyaka yawe atari byo, ariko cyangwa ukaba waraseze wararongoye cyangwa ukarongorwa n'undi muntu yemewe n'amategeko. Iyo na divorce yabaye rero tukabanga iminsi 20, akenshi inkuru yo gushaka iriho, hari umuntu ushobora kuza agatambamira amasezerano yayo. Ibi byo kuzuza imyaka nabyo dukunda kubisobanura. Kera twajyaga tuvuga ko iyo utujuje imyaka ari impamvu runaka usaba uburenganzira kwa minisitiri w'ubutabera akaguha imyaka y'ubukure, ariko mu by'ukuri ibyo byavuye kubera impamvu zumvikana. Niba Beatrice ari nk'imfubyi afite imyaka 17 afite abana arera ariko umwe basigaye, icyo niwe twari tuvuyemo nyuma ya jenoside, ushobora guhura na Safari avuga ati njyewe ndemera kukurera, ndemera kubana n'umugabo wawe nabaye nk'abagufa. Noneho kubera izo mpamvu akaba kubera tuje imyaka akajya gusaba imyaka y'ubukure, minisitiri ufite ububasha mu nshingano akaba yayimuha, ariko mu by'ukuri ntibivanyeho cyane bimuhaye impamvu y'imyaka 21. Imyaka 21 uba uri mature, uba ufite ububasha yase n'imbaraga z'uko ibyakubaho byose wabyakira. Ariko imyaka 17 n'umunani ushobora kuvuga n'abifite ababyeyi agahita yisohokera akigendera, cyangwa se panete ebyiri umwe akajya muri akajya muri ntabwo mukora muko giteko bishaka, sibyo? Ariko hari impamvu ushobora gutuma mutaba mu cyumba kimwe mutanda kimwe kubera impamvu zitandukanye. Hari impamvu y'akazi, nizo kuri ahisha ubuse beta za yakwigisha beta za yisha ushaka kujya cyangwa se ntugiye, ahubwo nabuze ategeka Safari ngo naze mubane Mayange kandi uzi ko afite akazi kabatunze. Tunitangurije mu natwe bagitifu tuba mu mirenge dukoreramo. Nta umugore azavuga ngo kuki ndi Mayange kandi nabumye ko namutaye cyo kwivuga ko tuma kubana mutanda kimwe. Kari impamvu z'akazi arabyumva, nanyenera zaza nimbona ubucya musangeyo twubaka urugo nyine nkuko bisanzwe. Tubashimira ko mwafashe uno munsi, mwafashe no tariki no sabe ubwe mukuru umuryango mushya. Mutubwira ko ari ibihango bikorwa mu miryango yanyu birimo gushaka kurambagiza, gushimana, kugira umuryango ndetse no kwemerera ubuzima. Rero ntabwo biba mu bihango kinyarwanda, ahubwo twabye amategeko gusaba ahangaha mu murenge harimo gusanya abantu bujuje imyaka y'ubukure 21, harimo ko gushyingiranwa byemewe ko hagati y'umugore n'umugore umwe, cyo tuma twakaza kuvuga mesange de serva ngo tire ko mutari mariye cyangwa se impamvu y'uburwayi. Kimwe muri mashobora kurwara ubwo akajya mu bitaro, babonye ko umuryango ugizwe n'umugore n'umugabo n'abana Imana bahaye, uragenda ukamwirwaho ukamuha keya ndumva ntawe utayizi kamuguyaguye, ariko byagira ku mugoroba ugasigira umurwaza inshingano ukajya hehe Safari, ukajya ku rugo ukajya kurureba niba mufite abana ukabitaho, hanyuma umurwaza asiga akora inshingano ze. Izo ni impamvu rero zishobora gutuma mutabana mu nzu imwe no mu cyumba cy'umutanda kimwe, atari uko ari ubushake bwanyu ahubwo ari impamvu zumvikana. Ikindi cyo tubwira ko nta mugabo wemewe kwicisha umugore inzara cyangwa ufate n'abamukuru kimwe n'umugore. Safari urabona ukuntu Betty asa, urabona cyaza rero ushobora kubona ejo yazanye inkanya afite uruguma wamukuru cyangwa se wamwicije inzara. Betty urabona sivuga ko bineza neza afite, ubwo nawe binywa ubwiza ibyishimo mufite bihore mu muryango wanyu, uretse agisohokera mugenzi we. Ariko natubwira ko amaze mu gihugu nashobora kwiha agaciro ku mpamvu zitandukanye. Impamvu y'urupfu umwe muri mwe yitabye Imana, nta kindi twabikora, turabyakira siko bimeze. Hanyuma ushoboye
wakata isasiyo yuko wabuze mugenzi wawe ukaba washaka undi nk'uko wabyihorera. Ibyo nabyo tuma kubyitaho. Ariko natubwira ko tudashyira abantu bacu igitsina, si byo wera? Wambwira ko wizeye ko atari umuhungu se wambaye ikanzu nziza? Ushingira ku ki? Ushingira ku ki? Kuri imiterere ye, kunyangwa beti, ibyo birumvikana, si byo? Ikindi rero uteko tuma nuko ano masezerano byo kujyana ashobora gutera agaciro ku mpamvu nanone igihe umwe muri mwe ataye urugo ntaruraremo igihe cy'umwaka no kurenga. Murabizi mwese ko twatangiye tubivuga, iyo wumva ukuze ukeneye gushinga umuryango ukarambarizwa n'uwo mushaka kubana ubuziraherezo, biba bibabaje iyo usohotse ugasanga yagucitse yaje. Amenyesha imiryango n'ubuyobozi, si byo? Iyo umwaka utuzuye ntabwo utiye kujya batandukanye, tugeza ko umwaka wuzuye. Ushobora kugenda muri mezi 9 akagaruka, we nyine kuri umwaka ntabwo yaje. Umuntu mugenzi wamugeze ku kibazo, umugore bashakanye mu gitondo bari bakuzuza inshingano, umugore arabyanga pe. Niba ari baraba bamugiriye yo muri shimi ntabwo bizi y'abanyarwanda. Bukeye ati wenda arananiwe, umunsi wa 23 babibwira umuryango, amagara amarere n'abapare biranga. Umugore ageze arigendera asubira iwawe. Azambwira ati rero dumfasha amezi abayatatane tutandukanye, ntibishoboka. Tujye mu rukiko tubaze presidente wabo atekada. Tutegeze umwaka aturabeshye, siko twabwiye dusezerana. Iyo dusezerana niko tugende akwibwirira kubwiye n'ingingo. Turagenda urukiko avuga ati nuko n'umwaka nudashira ntacyo twakora. Urumva rero iyo umwaka ushize wataye mugenzi wawe ukagaragaza ibimenyetso, abana mu cyangwa ashobora gutezwa agaciro kuri iyo mpamvu. Rero nk'abantu bica bakabitekerezaho mukamukeneye gushinga umuryango, tubasabe rwose buri wese yumve ko aba iruhande rwa mugenzi, si byo? Nanone amasezerano ashobora guteshwa agaciro ku gihe habayeho ubuhemu hagati y'abasezeranye, hagati y'umuryango. Uhemuka murabizi, mubizi ntibikabere nuko navuze wese umbe abigisubizo cya mugenzi we, ariko iyo byanze ukabona hari ibimenyetso bifatika ukabiha urukiko rukabiha agaciro, abo divorce mu gatatu. Indi mpamvu ni ubuharike. Ubuharike urabizi? Ubuharika urabizi? Ubuharika ni iki? Ndimo cyangwa ni mugabo nakoze cyane. Hari uwo mwasezeranye, agenda aza abagore akakubwira ngo ni umugabo ashaka undi mugore ku ruhande akareke, ntawe watashaka undi mugabo ku ruhande. Rero guharika ntabwo ari byiza, bisenya umuryango. Rero hari ibimenyetso simusiga ko ari byo atari amabwire, yemeye ko ubangamiwe waharitswe atanga ikirego mu rukiko bakaba batandukanye. Rero Louise mu mutima wumve ko magabo bose bo kwisenya Nyagasani umwiza arinde ari we rasi bishyire ku mutima, ntabwo uzagushuka ngo se wamuca inyuma. Wumve ko makobwa beza n'abadamu bo kwisenya Nyagasani umwiza ari muri Louise. Safari mu bakobwa beza bari mu kwisenya Nyagasani umwiza turi Beti nawe wumve ko umugabo mwiza ku isi ari Safari. Mushyira mu bwonko bwanyu ntawe uzagusha, kandi ntazajya buri wese ntazagire undi icyo amubura, sibyo? Rero kubaka umuryango no gushyira hamwe, kubaka umuryango no kujya inama, kubaka umuryango no kwihanganirana no kumvikana no kwizerana, sibyo? N'impamvu yatuma n'amasezerano ateshwa agaciro, ni impamvu y'ijyana umwe muri mwe yahagura ntakihanganira. Jyana muracyumva? Ntanga urugero papa cyangwa mama kana, sibyo? Mbese imyaka ingahe? Louise 10. Ubundi mu buzima bw'umuntu tugira iminsi mikuru 3 y'ingenzi, murayizira? Ni iyi uzabageni ntawe uyizi?
kwitaba Imana asobanutse iyo minsi yose uko ari 3 uwo tujya muri ni uwo tujya muri no rugo kuvuka wavukira mu kavure nka Yesu kuvuga pfira mu nyanja ugiye nk'ahantu nta nuhitamo ahubwo ariko gushaka ko twayibonye wumva ko ufite imyaka yo gukure utangiye kurambagiza ugashima ugasabirwa gahunda zose zigakora rero umuntu ashobora kumenya ko ufite uwo munsi nk'uyu uvuga ati icyaha kanaka uretse yakoze nzaguhana ku munsi nk'uyu ukomeye turi hano ariko hanze hari polisi yitari kugufata nidusohoka kandi murasohoka mwabayemo sibyo wakoze icyaha runaka gifite ibimenyetso vuga ngo tuzagufata nyuma yo gusezerana twagira hanze bagutera amapingu ubwo ruwize ukubona nta bwisanzure ntabwo turi twumva muri radio wakwisanzura ute hari abarinzi bakuri hejuru ntibishoboka arangiza ukajya mu rukiko mwajya mu rukiko bakagutera imyaka 50 itajuririrwa uzasohoka ufite imyaka ingahe 70 n'ingahe n'itanda ubwo se ruwize uzamutegereza aze mu bandi winsubiza byibare uriyabiza umutima wawe ibintu nibibi shabuti ngewe na padiri abaho atabyara cyangwa masera bose raragukunze baragutwaye bagiye kugufunga nzanya gusura twibanire uzasohoke twutwane nk'abasaza n'abakecuru ubwo bya papa na mama kanaka bikagira gute kaba ubivanye ariko shabuti je nashaka umuryango none igihano bahaye uraretse ntabwo nakihanganira ni mu dutandukanye nshaka undi mugabo hanyuma njye musura nk'umuvandimwe na bose guhitamo n'ukwanyu rero ubwo ni kimwe mu cyaha cya mujyano cyahabwa umwe muri mwe undi ntacyanganire iyo gihawe agaciro iyo gisobanuwe mu rukiko bagasanga ari ngombwa ko batandukanye hanyuma rero nyuma y'ibyo amategeko adusaba hari n'ibindi byinshi muzagenda munumva musoma none igice cya kabiri cyane n'imitungo uburyo mu bicungo nimo mbwira Safari na Beatrice ko bakoje imitungo ko babyumva ntawe batayobaye mugenzi we igitekerezo cyase badasabye inama yo kuyikoresha nako nawe rarisa kumara ufanga ko wari ufite abuyaga ubizi ko yakoresha wabitangiye muke waritoje bihagije Louis nawe niko abigenzagara yego do mwatangiye kera mu butugo dutangiye ko bana ayo mubonye mugira n'inama yo muyakoresha ibyo mwabikoze ko shake bwanyu ariko nabuteye kuri bategeko iyo utabana n'umuntu mutunga uburyo butatu muhitamo bumwe kugira ngo ubafashe gucunga imitungo yanyu uko bikwiye ko mwabyumvikana hano uburyo bwose uko butatu ni bwiza muhitamo bumwe rero ubwo buryo butatu ni ubuhe beti baga mutungo rusange Safari atubwirwa kabiri katwumve Louise rwa gatatu cyangwa Louise etagufasha n'utinda hari muzibiri ubwo bavuze hari n'ivangura mutungo risesuye ubwo buryo ruko ari butatu ari ivangura mutungo rusange ari ivangura mutungo mano ndetse n'ivangura mutungo risesuye muhitamo bumwe umva bubabereye ukanika mu gitabo kirangamirere ahangana ivangura mutungo rusange ni ikibo ivangura mutungo rusange ni uburyo abagiye kubana byemewe n'amategeko bahitamo gucunga imitungo yabo by'imukamo n'ibitimukanwa mwamukorera hamwe cyangwa se buri wese akora ku giti cye ndetse n'amadeni mubereyemo abana uvuga ngo nimuhisemo buno buryo wowe Werarisi ukaba ari deni ufite Louise atarizi cyangwa se Louise urifite uretse atarizi Safari urifite Beatrice atabizi Beatrice arifite utarizi iyo mwabaze kubuhitamo ubwo we tayari kuzishyura sibyo kazavuga ati ngewe niba ari murenze ufite ideni nawe Werarisi nzawe ni Werarisi nyishyura je kubishyuza nk'umuryango bwire madamu tire muyifite 100 turyishyura namwe ahise mu bwabo buryo bw'ivangutungo rusange umuntu uzatera induru abimva muzabwishyura abandi
Ivangamutungo muha hano ni uburyo bagiye kubana byo n'amategeko bahitamo kuvanga ibyo bungutse bamaze kubana. Ibyo mwe mufite mbere mukira abajene bikabira remezo by'umuryango mugiye gutanga. Banga ngaho tumumanza kugaragaza ibyo mwe mufite kabiri ku ruhande, ibyo mwungutse ukabicunga 100%. Senkani senka. Uvangura mutungo risesuye ni uburyo muhitamo bwo kuvangura imitungo yose, ariko no mugahitanga igitunga umuryango umushingiye ku bushobozi bwa buri wese. Icyo gihe bigenda gute? Safari amafaranga winjiza uyakoresha ku byumva. Beatrice bikaba ariko none mukavuga ngo umutungo umuryango wanyu muzakenera iki ku kwezi mukore. Mwa mukeneye mukabara muzana 200 ku kwezi. Harimo yo kurya, harimo ayo gukodesha inzu, harimo ayo gutwerera abantu bagize ibirori, harimo guhingisha amasambu mufite. Narangiza mukasana 200 ngo muzije muvuga uti Safari winjiza ngaha. Bene winjiza 300. Beti 400. Sibyo? Za desa betu zatanga 25 ndatanga 25. Niba mwujisemo na desa mukenewe betu zatanga 200 undatanga 80. Numara kuyatanga andi wayatera inyoni wajya muri boîte birakureba. Uzakureba. Ariko mwahise mivanga mutungo. Nuwo wajya gusaba niba ari umuntu mubafashaga ukiri inkumi ukiri umusore ntabwo uzabikora mwamaze kuvanga umutungo. Uzabanza ugishana mugenzi wawe. Nuramuka utamuyije inama akabimenya uzaba ari gusesagura umutungo kandi n'icyaha gihanwa n'itegeko cy'u Rwanda. Sibyo? Nubwo byuko ari butatu Safari mwahise mubuhe na Beti. Mwabiganiro se tuni mwabyumvise. Mwahise mubuhe. Banga umutungo rusange. Ntabwo ari sesi. Rusange. Louise na Urarisi. Nibyo Louise. Ko mutabamera make bose ariko ko ba. Nagiye ko ari uburyo butatu bwose ni bwiza. Niyo mpamvu bwo bahise bwose twabuha amashyi. Sibyo? Rero ivanga umutungo rusange muhisemo mwese ubwo mwabyumvise ko niba ari Louise wageraga umuntu ufasha ku ruhande. Ukiri inkumi nuramuka ubu ngubu ugiye kubikora uzagisha inama we Berati. Sibyo? Beti niba umuntu afashaga ku ruhande ukiri inkumi ujya kwigona uzabaze nde Safari kimwe n'abagabo bakimwe. Ubyo rero muhisemo ushobora gutesha agaciro nabwo ku mpamvu ebyiri. Mpamvu ya mbere mushobora kugira imwe twabonye habagize imikoreshereze y'umutungo wawe. Ese niba umutungo rusange akwiriye mushaka guhina kuvangura kaduha ikitemo vangura umutungo risesuye. Mushaka kwinjira muri business. Sibyo? Cyangwa gufata inguzanyo. Ufashe inguzanyo ntunarwe ukanarwa kwishyura byari byose mwagiza gute? Ukibo rwa biteze. Mwisha unkiko ya biteze ajya mu mishyure ideni mufite. Ariko ubutereka noneho tujye kwinjira muri business. Arabumva ko kuvanga imitungo harimo urwabo. Kuko ntabwo nta rwanda ruri. Mushobora guhindura ubwo buryo ubuti tujye kwa business katuvangura imitungo tugabana. Iyanjye nyitangeho ingwate bampe credit. Ni impomba tuzakoresha yande y'umugore. Ubuzima bwakomeza. Niyo mpamvu bwa buryo bwose ari bwiza. Sibyo? Nango rero tuzajya mu gice cya gatatu nyuma y'ibyo twabaganirije murumva twakomeza igice cya gatatu. Nta kibazo mufite? Nta kibazo gihari. Yo kwinjira mu cyanye no kuhamya amasura stati bisaba icyemezo gikomeye. Sibyo? Kandi nabitekerejeho. Najana ku bushake bwanyu. Ragato mwashyizweho. Kino gitondo rwose mutekereze kuva ngo muzi nuko mwabitekereje. Sibyo? Rero urukundo rurihangana. Urukundo rugina. Urukundo rurababarira. Bibaye ngombwa. Nubwo imbabazi zikagira iherezo ariko mu kurambagizanya kwanyu hari byinshi mutashoboye, byinshi mwabonye binatuma ariyo mpamvu mwavuze ngo uyu ndamuretse nemeye kanaka twange no kuza imbere y'ubuyobozi, uzaya no kwa padiri cyangwa no kwa shehe, byose birangira. Akore mumara kubana icyo twita kamere, hari izabyuka kamere muntu. Sibyo? Cyo ari ni 10%.
cyangwa se 20% muzabyihangana, sibyo bageni bacu? Ntiwumve ko niba bukunze umuntu kuri 80% kantu ka 5-10 cyatuma musenya, ahubwo mujye inama mugisha munagane kugira ngo murebe ko mwagira gute mwava n'icyo kibazo. Nibyanga bujye wese abumusaba mugenzi kuri ka kantu gato gusa kabanani. Yambwira abantu bari mutipe ashatse gushaka umugore, kumva ko gushaka umugore mu barukore, mu bana b'abatambyi babonye umugore usobanutse, wajya uteregeza uko ushaka, abaretse akabyere ariko kwa muda atakaretse burundu ati rwose naje wanyu taruko ndumurwe niwe nashaka. Ntabwo ari kuza imbere ya data bukwe, imbere ya so munukira inzoga, ni naziretse kugira ngo mubone, none nazibonye uramfasha iki? Imbabarira ntumwe kadogo mitsingi wandikaho murenzi rikiyandika n'ubukuntu bikonje. Umugore ati mugabo mwiza ko twemeranye kubana mu bwiza no mu bibi rwose yitumye uyimwe ku rugo ari urwacu, twine ni kamere wampishe ariko ubwo zigiye zigaragara umuntu azazaki. Ati kado ati fata 5 wirukanguza n'imitsingi 2 wandikaho rya zina bikamera neza. Kado gakiruka umugore atumva atigaruka, umugabo se wisubiye turumvikana ikintu undi tuyazana musubiye ati kado ati maze unzane na kawarye n'ipaki y'intore. Urumva umugore amwa gitabi we none si n'intuzi, aho akaje utuntu yipuriza ko ntiyabanaga na se aga mu masengesho utuntu yipuriza ntamenye ko yabinyweye. Ati tubonange mweretse uko meze none udukuru gusa sindiyo. Rero yabagiye avuga ati ngiye kurambagiza ariko uwo nshaka ntaguma kuba mwitabi cyangwa inzoga bari gusega, ako ko Samuel kamere kabyuka akoze urugo rwizanye. Nawe rero hari ibyo uzabona utari witeguye kuri mugenzi wawe yagiye aguhisha mu kirambagizanya, ako nibyo bike cyane ntuzagutera. Nibo bafite intuza inyandiko inyandiko z'indahiro bari bukore, hanyuma nibarangiza turafata Betty turafata Louise na Abirasi. Yewe Safari Abdurahmani, maze kumva icyo amategeko ateganya abashingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe w'amahoro Beatrice umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Yewe w'amahoro Beatrice, maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Safari Abdurahmani umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. cyane niyo mu gihe yewe muri Jean Marie Vianney amatsi wangu imbere mu murenge wa Mayange, ariko mu masezerano Safari na Beatrice bajyanye imbere yanjye mamerwa benshi tugiye kubasha amabwa n'amategeko mbere yo kuva mu kiyango cy'u Rwanda abiteganya. Since you came into my life, I've never been the same. Since you came into my life, I've never felt the same. You're so sweet, oh baby, you're so nice and lovely. Oh yeah, I'll be missing, I'll be loving, always caring for someone like you. I'll be missing, I'll be loving, always caring for someone like you. I'll be missing, I'll be loving,
always caring for someone like you. I'll be missing, I'll be loving, I'll be caring. Being around the world. kugira ngo rero abageni bacu bahaguruke bahane ikiganza cy'iburyo ku buri munsi ku ino tariki Safari abaye umugabo wa Beatrice byemewe n'amategeko, Beatrice no baye umugore wa Safari byemewe n'amategeko. Ko nta maki muri ibyo bintu byiza twifuje kubyara undi nakobwa tugomba gutunganirwa ariko tubasaba kugira ngo tushobore kurera, sibyo? Arabizi ko umwana ahenze, una nubwo tugiha abana bacu iminani cyo ryabikuyeho ahubwo turabigisha. Rero ugomba kubyara umwana uzigisha akiga neza akabaho neza ku buryo mu nzira nugenda ubona ko umwana akwizihiye kandi ukumva kwitwa kuri umubyeyi we ari byiza. Ikindi nkabasaba kujya inama, kugisha inama bose kugira ngo uwaza kubavangira amasenyesho azabimubere bariyeri. Imana izabafasha muri rero. So many ways wanna appreciate you, never gonna lie, can't replace you. It's crazy, no one else but you. Only you. Oh my baby, baby boo. Why you? Only you. When I make my head, I swear I'm gonna spend the rest of my life with you. Since you came into my life, I've never been the same. Since you came into my life, I've never felt the same. You're so sweet, oh baby. You're so nice and lovely. Oh yeah. I'll be missing, I'll be loving, always caring for someone like you. Oh yeah. I'll be missing, I'll be loving, always caring for someone like you. I'll be missing, I'll be loving, always caring for someone like you. I'll be missing, I'll be loving, I'll be caring for someone.